Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma we, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, wabanye natwe iminsi yose, mwami yose duherereje inyuma, turagushimiye. Waratwiyeretse, uraturinda, urinda uruganda rwa Ufako, urinda inshuti za Ufako, twese uraturinda muri rusange, tuguhaye icyubahiro. Mwami wacu Mana ikomeye, aya masaha twese duteraniye hano kubw'umunezero, kubw'ibitangaza dukoreye, kubw'urugendo rwose tugenze udushyigikiye. Mwami turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Rero Mwami turatangiye, turagusabye ngo uzutangirane natwe, gahunda zose Mwami tuzishyize mu biganza byawe, Uwiteka kuko zikurikirana zose zigembe nawe, abahageze Mwami bahabwe umugisha nawe, abakiri mu nzira ubagezana amahoro. Mwami duhabwe umugisha twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyo duheje n'imbaraga z'umwijima, turirukana imigambi ya kirogoye yose, imigambi y'umwanzi turayirukana, ahubwo duhamagaye imbaraga za Kristo kugira ngo abamarayika bawe bera batugote, batangirane natwe, baze gusozanya natwe. Urakoze kubyushe kandi ubyemeye, reka tugukomere amashyi tugushimira kuri Imana ishoboye byose. Amen. Urakoze cyane. Arakoze cyane Pastor Fred ubwisengesho ryiza tugejejeho. Nimutwemere tudatinze muri uyu mwanya twakire ijambo ry'ikaze tugezwaho n'umuyobozi wa Ufako Garments Managing Director, atambuka twakira abashyitsi n'abasangwa ndetse aze no kudutumirira igitaramo kitubanurukatsa. Abayobozi mwese mwateraniye hano, abahuguzi n'abafatanyabikorwa, bashyitsi bacu bakuru, abanyamigabane ba Ufako, munyemerere bakire. Nishimiye kubaha ikaze no kubakira kuri uyu munsi mukuru w'intambwe idasanzwe twagezeho nka Ufako yo kujya mu ruhando rw'abahugura abadozi kugira ngo tugabanye icyuho gihari mu bumenyi umurimo, ndetse tunongere abana bihugura bimenyereza imyuga igihe gitoya. Twishimiye cyane ko mwaje gusangira natwe ibyishimo kuri uyu munsi, iby'agaciro, umwanya wanyu mwaduhaye no kuba muri hano turabibashimiye. Bakongera bakabamira amashyi. Mu by'ukuri Ufako twatangiye muri 2018, ariko ntabwo ndaza kwizimba cyane mu buryo twatangiye kuko hano dufite gihamya. MD urakoze cyane kuma ijambo. Koko nitwa Shyaka Gakuba, ndi umwe mu batangije Ufako. Yavuze ko Ufako yatangiye muri 18. Muri 18 nibwo twatangiye kudoda, ariko Ufako ibikoresho byaje bwa mbere mu kwezi kwa 11 2017. Muri icyo gihe Honorable Minister Kanimba ari hano, ngira ngo bari mu batekereje Made in Rwanda. Twe ntitwayumvaga neza, ariko iyo mbonye uyu munsi aho bigeze binyereka ko babonaga aho biganisha, ariko twe twabijemo ari ukubera babidukanguriye, ariko bigeze igihe koko turanabifata. So Ufako rero bigeze mu kwezi kwa, ibikoresho byaje mu kwezi kwa 11 2017 dukorera kuri Sainte Famille. Icyo gihe abo twari kumwe hari bamwe nasanze aba Patrick na Pasteur maze kudusengera, abo twaratangiranye, twatoderaga ahantu ari mu metero kare 100 hariya muri Sainte Famille, hari ahantu havuye nk'aha akagera kuri iriya tapi. Dutangira
twigisha abantu kudoda natwe ubwacu tutabizi tubyiga. Nibuka ko twatangiye dufite abanyakenya harimo witwaga Sam, abo twakoranye barabibuka, twigishwaga n'abanyamahanga. Nyuma y'umwaka umwe twari tumaze, nyuma y'amezi 6 twatangije gushyira product zacu ku isoko. Nibuka neza ko habaye amatora y'abadepite, twambika abadepite muri district 5. Ubwo byari mu kwezi kwa 7 kwa 8. Nyuma yaho twasabye leta, tuyibwira ko dufite ubushobozi, dufite n'umushake, nguko leta yaje kutwimura tuvana muri Sainte Famille baduha uru ruganda. Tuva kuri metero kare 100 tugera kuri metero kare 1200. Icyo gihe twavuye nanone ku bakozi bari 90 harimo n'abandi, tugera ku bakozi 223 tukimara kwimukira hanga. Ikiza kirimo rero, ngira ngo murabona ukuntu ifako yakuze. Yageza inagurura uruganda. Irarwagura, ababibonye hepfo barimo kurwagura. Ndashimira rero ababigizemo uruhare bose, ari leta y'u Rwanda, ari abatekereje ifako, ari abayishinze, ndetse natwe twayikoreye. Rubyiruko rero mugiye kugraduating uyu munsi, muzane ibuye ryanyu ryiyongera kuri bakuru banyu babanje kubaka ifako. Ifako ni company nziza, muzabibona. Icyo nabasaba, mumaze kwiga, mugiye gukira mu bikorwa ibyo mwize, ariko nimumara kubifata neza muzatekereze ko namwe mwafungura ifako yindi, namwe mutanga akazi nkuko ifako itanga akazi ku rubyiruko nyarwanda. Mu magambo make rero, ndumva ngiyo parcours ya ifako. Nageze igihe mpamagarirwa iyindi mirimo, ariko ndenda kubamenyesha ko ngiye kugaruka muri ifako. Mama umbwirire CEO yansabye kenshi kuza muri board ya ifako, mubwira ko hari iyindi mirimo nkora itabangikana nabyo. Iyo mirimo rero ntabwo nyikora, nemeye kugaruka muri board ya ifako. Murakoze cyane, murakagira amahoro. Murumva mu by'ukuri hari amagambo ntari kubasha kuvuga. Naje nyuma ya Shyaka, abivuye imuzi n'imuzingo, ubu turishimira aho tugeze. Shyaka mwarakoze, kandi icyifuzo twari dufite urakoze kukidusubiza kuri uyu munsi. Munyemerere ijambo ryanjye ryo kubakira ndisoreze hano, twakire Lucky Torero.
Yeah.
n'ibyo bagize bari mu banyamwuga. Nagira ngo rero muri aka kanya nyuma y'umutagara w'ingoma umurishyo w'umurizo ndetse n'ishakwe n'ibindi byinshi byiza n'uyu muhogo w'izi ntore, munyemerere twinjire mu burora kuri bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru y'ubucuruzi made in Rwanda, inganda n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'isoko rigari. Twakire impuguro za Kanimba yigira ejuru atugezeho impanuro kuri uyu munsi. Umwanya ni uwanyu, tumwakiriza amashyi menshi cyane. Yibuka yuko mu kuganira mu rwego rw'inzego za leta twumvikanye yuko hagomba kuzatekererwa uburyo mu Rwanda hashyirwaho ishuri ry'imyuga ryihariye ryo kwigisha urubyiruko rw'u Rwanda ibijyanye n'inganda zikora imyenda mu nzego zazo zinyuranye izo arizo zose. Icyo gihe twakoranaga n'ikigo cyari kiriho cyitwaga Workforce Development Authority WDA, aricyo cyabyaye Rwanda TVET Board ubu ngubu iri gushyira mu bikorwa izo gahunda. Ubu rero ni umwanya mwiza wo kwishima ariko nashimira izo nzego, kuko urumva icyo cyifuzo cyashyizwe mu bikorwa pe ku buryo burambuye. Urebye abantu bari kwigisha kandi bafite porogaramu ndende yo kubikomeza n'iby'agaciro. Ntabwo shidikanya yuko ibi ngibi umusaruro wabyo ntabwo uzatinda kuboneka. Ndibuka muri iyo myaka iyo twaganiraga n'abashoramari bateye imbere mu bindi bihugu ku byerekeye iterambere ry'inganda, batubwiza gukuri yuko imbogamizi ikomeye cyane mu Rwanda dufite ni abakozi badafite ubuzobere mu myuga ikenewe mu nganda nto n'iziciriritse, bashobora gufasha inganda kubona umusaruro kandi ku buryo budahenze. U Rwanda rwabarwaga mu bihugu, mu mbabarire nkoresha indimi z'icyongereza, aho labor productivity yari hasi cyane. Labor productivity ni ukuvuga ngo iyo ubaze ku munsi wirirwa ukoresha abantu mu ruganda, umusaruro umukozi umwe atanga kuri uwo munsi ungana iki ugereranije n'umusaruro wose urwo ruganda rugeraho? Ugomba uwo musaruro kuwupima ukawuringaniza n'umushahara nawe umuha. Iyo icyo gipimo rero kiri hejuru,
cyangwa se kiri hasi. Bisobanura neza uburyo inganda zishobora nazo kwitabira kujya ku masoko mpuzamahanga cyangwa se mu masoko yo mu gihugu zigahiganwa, kuko iyo ufite abakozi bazobereye babizi babyumva batanga umusaruro mwinshi ku muntu ku giti cye, ni ishingiro rya competitiveness yo kugira ngo inganda zishobore koko gukora zipiganwe ku isoko. Kandi nk'uko mubibona inganda zikora imyenda mu isi ni nyinshi cyane, nipiganwa kuri iryo soko, isoko ry'isi ari hano mu gihugu ari hanze y'imyenda riraremereye. Kugira ngo winjire muri urwo rugamba ushobore kurutsinda, nuko ushobora gukora imyenda ku giciro kiringaniye, kugira ngo ushobore kugera ku isoko, ushobore guhiganwa n'abandi kandi ugakora byiza. Iryo shuri rero ryifuzwaga, ntekereza yuko Rwanda TVET Board baraza kubidusobanurira, bari gushyira mu bikorwa aho bageze na za gahunda bafite n'ingenzi. Ntabwo ari ku nganda gusa zikora imyenda, ni inganda zose mu Rwanda dukeneye dufite mu nzego z'ubukungu zitandukanye. Ngarutse gatoya gusa ku nganda zikora imyenda, igishimishije ni ukuntu ubona abashoramari b'Abanyarwanda barabyitabiriye. Ubu ngubu hari inganda nto n'iziciriritse, kandi si hano muri kapitale gusa, niyo ugiye muri za district urazihasanga, ni nyinshi pe. Kandi iyo uganiriye nabo usanga bishimiye business barimo, simpamya yuko Fabiola yishimiye business arimo, nkuko Shyaka yababwiye. Iki kibanza bimukiyemo bagihawe na leta, nari nkiri ministry, kugira ngo batangire bagikoreremo bave hariya kuri Sainte Famille bakoreraga. Ariko mu gihe kitari kirekire batangiye bagikodesha, yari amafaranga make cyane kuko ari politike ya leta. Ariko nubwo yakodeshaga make cyane, yaravuze ati ibyo mbivuyemo ngiye gushaka credit mu banke nyigure ibi yanjye, ndetse atangira na gahunda yo kuyagura kugira ngo abone ahantu hanini cyane ho gukora. Icyo ni ikimenyetso kidashidikanywaho yuko iyi business iri kugenda neza kandi ikora. Ni ngombwa rero yuko inzego za leta zose mu nshingano zazo zifite aho zihuriye n'ibyo ifako ikora, n'abandi bashoramari bato n'abaciriritse bari muri urwo rwego bahabwa ubufasha n'inkunga zose bakeneye, cyane kugira ngo bashobore gupiganwa n'imyenda ikorerwa mu bihugu duturanye cyangwa se mu bihugu bya kure. Murabona imyenda myinshi ku isoko ryacu ituruka mu Bushinwa, ituruka muri za Turkiya, ariko ntabwo bivuze yuko tutagomba natwe kwinjiramo tugahangana nabo tugakora. Politike za leta zigomba gushakisha uburyo izo nganda n'abazikoreramo bahabwa ubushobozi kugira ngo bashobore kujya ku isoko bahangane. Ikintu mbona cy'ingenzi ukurikije aho ibintu bigeze mu Rwanda, ubu inganda nyinshi dufite zose ziri gutumiza ibitambaro mu mahanga, cyane mu Bushinwa, bakaza bakabidoda bakabikoramo imyenda. Hari ibice by'inganda z'imyenda ubona bitera imbere nk'ibyerekeye fashion design no kudoda, ariko kugira ngo uru rwego ruzakomeze gutera imbere nuko mu rwego rw'igihugu hatekerezwa ukuntu icyo cyiciro cyo gushakisha ibyashoboka kugira ngo ibitambaro by'amoko anyuranye bishobore gukorerwa mu Rwanda, abanyenganda benshi bajye bayibonera hafi kandi ku giciro gishobora kuba ari kizima cyoroshye. Bizatuma urwego noneho rutera imbere koko ku buryo busobanutse kurusha aho rugeze ubu ngubu. Ni icyifuzo, ntabwo ntekereza yuko ari icyanjye jyenyine, ndatekereza yuko hari n'abandi bayobozi kuri iki gihe bakurikirana ibiri kuba mu rwego rw'iterambere ry'inganda bagifite ku mutima. Ntabwo rero nshaka kubarambira, nagira ngo nongere mbabwire yuko nishimiye, kuko uyu muhango ni ikimenyetso cy'uko
nubwo navuye muri zo serivisi za leta narimo, ariko byibura nasizemo imbuto iri kumera, iri gukura, kandi ntashidikanya yuko izakomeza gusagamba. Ahasigaye rero ntabwo nshaka kubarambira, nagira ngo mpinira ahangaha subiza ijambo, gahunda zikomeze. Murakoze. Iriwe neza, amazina yanjye yitwa Eric Kabanda, nkaba naje mpagarariye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusuzuma ubuziranenge aricyo cyitwa Rwanda Standard Board. Abanejejwe rero no kubasha kwitabira iyi graduation ceremony y'abahuguwe hano muri runo ruganda rwa Ufako Garment Limited, akaba ari n'umufatanyabikorwa wa Rwanda Standard Board mu bijyanye no gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge muri ino sekta turimo. Ngira ngo icyo navuga, ndatangira nshimira uru rubyiruko, abajene bateye intambwe yo kuza muri uyu mwuga. Ni umwuga mwiza, ni umwuga twebwe mu buzima tudafata nk'umwuga usebetse, cyane cyane ko ari umwuga ufite ubutunze haba hano mu gihugu ndetse n'abo mwigiraho bari ku rwego mpuzamahanga. Tukaba turabashimira cyane umuhate mwagaragaje, turabashimira imbaraga muri kugenda mushyiramo. Ikindi tubizeza ni ubufatanye nka RSB. Hari imishinga imwe n'imwe tugiye dufite, ngira ngo nahoze bivuga. Hari umushinga tugenda dukora, hari ubu tugeze ko witwa kujyanye na body measurement. Ni umushinga mwiza ujyanye no gushyiraho noneho sizes zijyanye n'abanyarwanda, bya bindi mwajyaga mubona ku myenda byanditseho medium, small, large, XXL. Ari amasizes usanga menshi ayo dufite aba ari amasayize y'abagiye yaravuye kuri standard z'abanyamerika, abanyerope, abashinwa cyangwa, ariko noneho ku rwego rwa Afurika ngira ngo igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bya mbere. Ngira ngo ni ibihugu birenze, uwo mushinga uri gukorerwamo ni ibihugu bitatu, ngira ngo ni ibihugu bitanu, ariko muri ibyo bihugu bitanu harimo n'u Rwanda ku rwego rwa Afurika. Ubwo rero ndabashishikariza cyane cyane Ufako nk'umufatanyabikorwa wacu wa buri munsi kuzaba mu b'imbere, n'ibinashoboka ndabatumira no kuzaba co-host, abo tujya twita co-host, kugira ngo uyu mushinga bazawo hosting kugeza tubonye ubwiza bw'ubuziranenge muri sekta cyane cyane yo gukora imyambaro. Ikindi ngira ngo ndakomeza bashimira kugira ngo narambirana, kuko gahunda ari ndende. Ndabashimira, mukomeze mwihugure, turifuza namwe kubabona muvamo bamwe ba Fabiola bato, abandi bakakora inganda nabo zimeze nk'izi cyangwa zirutanize. Courage, ibyiza biri imbere. Murakoze. Kubwo bwitange mukoresha, nanabaha ubutumwa bwo guha ababyeyi banyu, kubera ko ababyeyi banyu nabo babafashije muri urwo rugendo, kuko hari byinshi bitanze kugira ngo mushobore kugera aho mugeze. Nkongera gushimira rero Ufako, kubera ko iki si icyiciro cya mbere, hari icyabanje kandi abakoze neza babonye imirimo. Urumva bwa mbere twarabahaye 25, ariko kugeza uno munsi bose barakora mu nganda zitandukanye. Ibyo rero ni icyizere cyiza bijya mu cyerekezo cy'igihugu cy'uko umuntu agomba kugira umurimo, kandi aho uwo muntu ari nawe hari icyo arimo gushyiraho ku bijyanye no kubaka igihugu cye. Ku banyeshuri rero barangije bagiye kugira ngo nyamahirwe yo kujya hanze uzi umwuga. Umwuga ntabwo ari ikintu uba wicaranye gusa, ushobora kujya ahantu hose ku isi, bwa bumenyi uba ufite wa mwuga ushobora kugenda ukawukoresha. Turizera neza yuko u Rwanda rw'ejo ruzaba rufite abikorera n'abashoramari n'abatanga bandi benshi, bigatuma bibagirira akamaro nanyu n'imiryango yanyu, ariko kandi n'igihugu. Mu izina rya Infex y'u Rwanda
twagira ngo turangize tubashimira kandi dushimira ubuyobozi bwawe bwoko kubera ko tuzakomeza gukorana uko ubushobozi buzagenda buboneka ko tuzaba turi twese mu kwigisha no gutanga ubumenyi ku bana b'abanyarwanda bazaba ari bo bayobozi b'ejo b'ejo ari bo batanga akazi b'ejo. Murakoze. Nitwa Gerimana Deborah nanjye turashimira byimazeyo ubuyobozi bwa Ufako Government bwatwigishije neza, bwaduhaye ubumenyi. Mu by'ukuri tugeze hanze twagira icyo twimarira. Turashimira FXB yadutekerejeho cyane cyane nk'igitsina gore, ikatwereka ko dufite agaciro, ikatwereka ko impano zacu zagira ahantu zitugeza. Turashimira RTB nayo yatwitayeho, ntago abenshi muri twebwe twaturukaga kure ariko yabitekerejeho, twigaga duhabwa n'amatike yo kwiga, ibyo turayibishimira cyane. Ikindi turabizeza ko ubumenyi twahawe tugiye kujya hanze tukabubyaza umusaruro ndetse tukagira n'icyo tumarira igihugu. Ntabwo tugiye kubupfusha ubusa, tugiye kwicara ngo tubyicarane, ahubwo tugiye kubibyaza umusaruro, tugire aho twivana, tugere n'aho twigeza ndetse dufashe n'urubyiruko rugenzi rwacu. Murakoze.
rw'abahizi kukizibaziba kimukunguri ntazinginze yemwe ntore z'u Rwanda namwe bahungu b'u Rwanda muguje ikirenge bagabo b'Rwanda iyo mwiriwe nta rungu urakumbura igitego ngirakamaro uwica umuribuzi urugamba gukira yariteye muco yarigera kamakuza ndarikunda mumwe yamwigirima rw'amagambo inkuru yavuze kabiri nibwo yihitiye kabagata kuri yabajije abahungu atiri mugirirwa yirikije urunana bamurayirika rimwatina ntwariyangami hari umugakereka wahanda nkamurwabira yaraje umugoboka rugahamba yaraje uwo kwa narimbaye nabanje rwikura amakuza rwa mucuruzi n'ubukwamagari barayigari yagariye amapapana ikibirizi kimaho mu muturage y'amasigara kandi icyo byarubaye nyamiza kumpiza amabuye ukagira imana ubagiye ubyarusha mama we mama wambaye inka we iyarusha mama wambaye
nshinzwe kongerera imbaraga urubyiruko no kubafasha kubona imirimo muri Rwanda TVET Board. Naje mpagarariye umuyobozi mukuru w'urwo rwego rw'igihugu rw'amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Rero nyuma y'amagambo meza yavuzwe, usibye gushima gusa, ahari wenda umuntu akagenda avuga umuntu umwe umwe, nta kindi kiruta kwigisha uru rubyiruko. Ntabwo iki cyerekezo ari gishya, hari n'abantu bavunitse. Ushimira abantu babashije gutekereza kugira ngo bagire igitekerezo cyo kubaka FACO. Ntabwo ntekereza ko uko batubwiye aho batangiriye, bashobora kuba bari bafite ibitekerezo byagutse ariko badafite amafaranga menshi, nkurikije uko niyo nabyumvise cyangwa nk'uko natwe twese twabyumvise. Ariko bagize igitekerezo cyagukiyemo u Rwanda, kugira ubumenyi bushya, kugira ubumenyi bw'ibigezweho, kumenya gukora imyenda. Aba bashiki bacu n'abarumuna bacu bashoje iki gihe gitoya cy'amezi 6, urwego rw'igihugu rw'amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro rubifite mu nshingano by'umwihariko ko tugira urubyiruko rufite icyo ruzi. Umuntu uwo ari we wese uvuka ku munyarwanda, uvuka muri iki gihugu cyacu, abantu bagira inzira zitandukanye. Hakagira abashorera amashuri, garidiyene cyangwa nasari, akazamuka wa mbere, wa gatandatu, agatsinda agakomeza, akazagira masters, agakomeza amashuri ngo ntajya arangira. Badakanimba bize menshi, n'ubu ngubu barakiga, barigira kuri situation nshya ije, bakigira ku byo babona bishya, ku iterambere ryadutse. Ariko n'utagize uwo murongo munini wagize kimutuma adakomeza cyane uko afite ibintu ashoboye gukorera igihugu cye. Wumva aho ikibazo nta ntore ikomera amashyi inyuma y'iki, inyuma y'umugongo. Amashyi y'intore akomerwa hejuru, nimuneza abantu. Ongera mwana wa mama. Ego nimwicanye bana ba mama. Basaga nk'abatangiye gusinzira kubera umudiho w'intore. Noneho ndabahagurutsa, ariko ngira ngo bashimire aba babyeyi rwose bashoboraga gutekereza ikindi. Aba babyeyi kubaka uruganda batanishoboye ari ukubahatisha, bakageraho babasha guhugura abantu 80 icyarimwe, basangamo abandi bazanakomeza. Nabanje kujya mu ntebe ya MD nubwo bashoboka bahari, mbabare uhaguruke ngushimire. Ibyo ndi kuvuga n'ibyo bantumye, nibyo umuyobozi wanjye yantumye. Hamwe munize amashyi mushimire shobuja. Oya nanone si wongera batangire ba mubyeyi ari hehe. Wongera batangire.
yego yiyicarire byose. Ni ukuvuga rero abayobozi, impamvu aya mashyi yasabiye uyu muvandimwe we n'umufundi n'umutekinisiye, wenda abandi baparteneri cyangwa abandi bafatanyabikorwa simbizi, ntabwo nagiye mbyinjiramo uko bakora, ariko twebwe amafaranga dukoresha ni ay'igihugu cyacu cyashyize mu kongera ubumenyi mu rubyiruko no kubafasha kugira ngo mbega bagire ikintu bazi, bya bindi twita hands on skills, kugira ngo mbega umuntu akure mu mutwe afite ikintu azi gukoresha amaboko n'ubwenge bwe. Rero aya mafaranga ya leta agira raporo nyinshi, aba ari make ariko agira raporo nyinshi, ku buryo harimo n'ibigo bimwe bitanayemera bikareka no gutereninga kubera ko tubaka raporo nyinshi. Kandi kuko ni amafaranga y'umusoro w'abaturage, ni amafaranga aba yaciye mu nzira leta icishamo amafaranga yo gufasha abaturage bayo, birangira rero igomba kwakira raporo z'uko yakoreshejwe kandi zifite ibimenyetso zifatika. Ubwo ndabwira ari bamwe mwahuguwe, namwe ejo muzamuhugura, ariko n'abayobozi n'abandi baparteneri bagenzi bacu dufatanya mu guteza imbere uru rubyiruko. Rero tugira amaraporo afite detaye, ni ukuvuga mu bantu 80 wasibye urumva n'abasiye yarwaye, tuba tugomba kubimenya. Uwasuzuguye tuba tugomba kubimenya. Muri bano bana n'uwo ariko haba harimo n'abarera abandi, niko biteye. Haba harimo n'uwabyaye agomba kwita no ku mwana we, haba harimo n'uwabyaye ugomba kwita ku mwana we kandi ukiri muto. Haba hari utabana na mama we. Sosiyete yacu abayobozi babyeyi murayizi, sosiyete tuvukamo y'abanyarwanda aho duturuka murayizi, iracyafite ibibazo. Ni ya sosiyete ushobora gusanga n'umubyeyi wamubyaye atabana, papa we atabana na mama we, kandi agomba kuza kwiga, kandi agomba kwiga nibura amasaha 7 ku munsi, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, gukuba ukwezi gukuba gatandatu. Ni ukuvuga rero ngo abo ifako cyangwa ubuyobozi bwayo bwashyizeho igitsure bwarabakoreraga, ntabwo cyabura n'inkumbeye. Abo baba barashyizeho igitsure kugira ngo mwige, nubwo mwari bakuru ukavuga uti igihe byo nzamo ndabizi, nasibye nyine ngo ni ibibazo ugashaka ko bumva ibyawe, ariko turashimira yuko mwagerageje kwiga kandi mukarangiza mwese. Kurangiza mwese ni kimwe. Bayobozi ba ifaku, ujya gutera uburezi arabwibanza, niko bavuga mu Kinyarwanda. Nabonye murimo mwubaka hari inyuma, aba bana ntibabacike kuko ni produit zanyu bwite. Ni abantu mwirereye, utarabananiye mu mezi 6 ngo aze yaruhaze yanyweye za nzoga z'inkorano za muriture zacunga umuntu, amezi 6 agashira, ntabwo azabananira ari umukozi wanyu. Mu biti ihanganirwa haba harimo discipline, iyo arangaye ukwezi kwa mbere kurangira bamusimbuje cyangwa bamwihoreye. Ariko rwose muzaha akazi, bizere ko bamwe bazindutse mutazabarengaho ngo mujye gushaka abandi nabo bize nk'ibi ngibi hano hirya cyangwa hepfo. Noneho rero twumva yuko babona imirimo, bakabona imirimo ariko bya transition, kuko turifuza ko mu myaka nk'itanu nk'uko umubyeyi Gakwaya yabivuze ati dutangira Gakwaya Gakuba nk'uko yabivuze, twatangiriye mu kantu gato, ubu turaguka. Niba mwabibonye n'ubu baracyaguka,
ntibibatangaze ejo muzasanga bashinze indi branch Musanze cyangwa se bavuge na Nyamagabe Dr. Na Nyamagabe ni ukuvuga ngo ariko naho tuhafite abandi bantu bato cyane, umukecuru w'umupansiyone ejo bundi yari yaraduhetingishije abana 20 muri ako gace. Umukecuru wari umwarimu kazi amaze gukura aravuga atari kinzu yanjye abana ko bagiye agenda atinda ishuri saba ibyangombwa. Ejo bundi twari twagiyeho hari abana 20 bazi kudoda koresheje imashini zisanzwe nizo yatangiranye, ariko abana bakakubwira bati iwacu aho twaje tuva twaragiye dukora ka koperative, none ku murenge barimo kudufasha ngo VUP iduha akadeni kandi tuzajya tubishyura ku nyungu ntoya twumvikanye nabo, kuko barabizi yuko twebwe dufite ubwenge ariko tutarabona amafaranga. Rero ubwo ni ikintu umuntu aba yumva. Rero iyo mwebwe mubibona gutya mwiyambariye mushobora kubigira ngo ni ibintu bisanzwe. Amafaranga aba baparteneri baba baragiye bakoresha mu buryo butandukanye bwo kubafasha. Amafaranga ari RTB, ari Ufaka ubwayo. Erega hari nabona amafaranga nubwo mwangize umushyitsi mukuru bayobozi mungira umumambure ahangaha mungira umunyarwanda hano, hari n'abafata ubwo bushobozi bukeya bavuye muri FXB, kavuye muri RSB, kavuye muri RTB, kavuye n'ahandi, bakavuga bati twebwe turimo turashaka kubaka, bagahita bayubakisha abana bakabura aho bajya. Abana bakabura aho bajya, bakajya birirwa bahamagara deje wa RTB, bakajya birirwa bahamagara polisi, bata amafaranga yacu barariye. Ababo baba bazi ko ari na menshi, ariko nta nabwo aba ari menshi, kandi niyo aba menshi ku bana bacu nta gitangaza. Ariko mwagiriwe ubuntu, mwahawe buruse, amafaranga buriya muyakubye ibigenda kuri buri mwana mu mezi 6 cyangwa buri kwezi, ushobora kujya gusanga ayo mafaranga uyageranyije na kagatike mwavugaga ukongeraho utuntu twose tubagendaho kugira ngo uzabashe gutreninga ukwezi, ingana nk'amafaranga ya buruse leta n'ubundi iyo umwana ujya muri kaminuza y'u Rwanda kandi ari inguzanyo azishyura. Muzabibare murebe, ari inguzanyo izishyura. Mwebwe rero leta ibatanzeho ubushobozi, irabasaba ibintu bibiri. Irabasaba kugira discipline. Mu by'urubyiruko rubura akenshi bavuga amafaranga, ariko hari na indiscipline igenda izamuka igatera ubushomeri. Ugasanga ricaye arabara agakuba akagabanya, ati jewe sinshobora gukora muri Fako, bambwiye ko bazamemba 1,000. Izuba byaguriye agahita hindukirana nka MD, ateko MD wowe waguhemba 100 wakora iki? Nzi ko ngende MD ukabona ntabwo ari ukiva mu bishokoro pfiho ngiyo kukamunyi nyuma za Karama, ushagaze guhita uhera kuri ibyo bintu barabiroga, ibyo bisaze barabiroga muramenye. Utangira buhoro ugakomeza utera imbere, ugakomeza wiga, ugakura, ukagera igihe nawe ugashinga uruganda cyangwa mukiyemeza mugashinga association, mugashinga koperative, mukazazamuka mu ruganda. Nta mwana uvuka sinzi ko ngo ntiyuze ntabwo wahita uvuka ngo wuzure ngo byahari. Nkivuze na umugani muciye nabi, ariko n'umugani wo kumanywa ntabwo wari ngombwa. Yego rero discipline kuri barumuna bacu, kuri bashiki bacu b'urubyiruko, muyifate nk'ikintu kitagira gisimbura.
muyigire intego, naho ubundi ibindi byose niyo babigisha ibindi ntabwo byazavamo. Mwajya mukoma amashyi y'abakonseye bo hambere babaga batazi no gusoma no kwandika neza, ariko bagasanga ariwe muntu utarahunze utaranijanditse muri jenoside akahita ayobora agasegiteri, ariko nyine agakora ibye ku gihe cye. Ubu turabigambaho kuko twabashije kwiga ku gihe leta iri kurwana no kwigisha. Uwo muntu yakoze igihe cye akora ibye, ariko ubu twebwe noneho tugomba gushyiramo akantu ka AI. Sibyo si turumva dukomya amashyi twaka amashyi yake. Ubu ngubu tugomba gushyiramo akantu ka AI, ukiga ukavuga uti ariko umugitifu w'akagari duturanye iwacu mu cyarahembwa ngahe, ukazabiperereza urebe. Ushobora gusanga ayakorera ayacumbitsemo aho iryo jana ayacumbitsemo ahagenda munganye nta nunzi amenya ibyanjye neza. Ari umumama ari inyuma yitwa munganye nkunzi neza muzi no muhamuro ntabwo ndi umukire, ariko uwo muntu ayo mafaranga urimo ngaya muri fako hano hari umwana uyobora akagara ahantu epfiyo za Gisagara epfo, uyahembwa ayaryamo ayatuyemo ayakodeshamo ayubatsemo ingo ebyiri. Wowe rero kuko uri hano urimo urareba nyine ureba ibintu biri hejuru. Nimureke tugende gakeya, rekeza yuko tuzagera imbere. N'igihugu cyacu kiracyiyubaka, kirarwana kuri byinshi kugira ngo tubeho. Discipline niyo mutekano. Ikindi ni ugushyira mu mutwe yuko mutagomba kuba abashomeri. Mubishyire mu mutwe mwe, nimubinyemerera mumbwire, nze kubwira uwantumye, umuyobozi mukuru wantumye ntiyanyemereye yuko batazemera kuba abashomeri. Kuko ubundi hambere baravuga ngo umwana w'umufundi ngo arabwirirwa, mwebwe nta nubwo mwemerewe kubwirirwa, nimwemerewe no kuburana. Kuko ibyo mwize murabikoresha intoki zanyu n'ubwenge bwanyu. Ni amahitamo yanyu rero. Nimushaka kuganya uzifata ku itama, ubifate ku itama urembe, uvuga uti baratwigishije ariko byarangiriye.